inshuti zanjye mukomere cyane kandi mbonye no kongera kubona aka kanya nkaza nkicara tukaganira. Bifurije ikaze neza kuri The Rubasha Family Podcast kugira ngo dukomeze tuvugane twungurane ibitekerezo. Ni podcast ya family nyine. Inshingo za ikintu cy'ingenzi cya mbere ni ukubainspiringa no kuba motivating. Kubashishikariza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ibintu byose hano tuganira nanjye ni ibintu akenshi experience y'ubuzima. Niyo mpamvu mvuga inti mfite intebe hano nzajya mpamagara n'abandi bantu tukungurana ibitekerezo byanjye mu byo mvuga. Ibyo mvuga ni ibintu byacu bya buri munsi. Ni ibintu byerekeye amazina y'Abanyafrika, byerekeye amadini uko dusenga se, ibyerekeye se kwemera se, abatinganyi se n'abatari abatinganyi se, kugira ngo ubuzima ibyo abantu batinya twibaze impamvu tubitinya, twibaze impamvu tutavuga ibiriho n'ibitagomba kuvugwa ari ibikize. Ko ibintu byose turiho twasanze kuri iyi si ari ubuzima. Ikindi ni ibyo twita umuco se, ibyo twita se ubuzima bwacu bwa buri munsi. Niyo tuganira rero kenshi nagerageje mvuga nzajya mbona nicara nyine nko mu rugo, nyine niba wicaye mu rugo uri kunywa akantu kugira gute, nanjye tuganira ni nko kuba ari mu rugo ari inshuti, ntabwo ari ibintu bihambaye. Uyu munsi rero ikintu ushaka kuvugana namwe ni ikintu nyine ibyo mbabwira nti ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu nakomeje kuvuga nti ngera nkomeza kureba ni ikintu cyerekeye amadini, cyerekeye uko dusenga mu ngo, uko twumva Imana. Iyi Mana yawe yumva ute? Wumva Imana ko ari iki? Iyo wumva pasiteri wawe ko ari iki? Iyo wumva umuntu ugusengera, iyo wumva ibyo ni ibintu byagiye bihinduka mu buzima. Nk'uyu munsi ikintu tuvugana, njye mba hano muri Australia ndi mu diaspora. Nari ndyamye mu gitondo, akenshi rero ikintu amadini yakoze cyane muri Afurika, uzabirebe, yinjiye mu badamu. Amadini yinjiye mu badamu. Amadini azi uko akorana n'ingufu nkeya z'abagore. Niho yinjiye cyane. Ni naho ubona muri Afurika ariho ibintu bikomeye cyane, kuko yinjiye mu bagore. Abagore bazajya gukora ibishoboka byose kwa padiri, kwa pasiteri se, kwa bishopu, byakini bite. Ingufu abagore batanga mu madini hari igihe zidahura n'izo batanga mu ngo zabo. Ibi ni experience maze kubona. Nicyo nkubwira, niba uri umugabo ubitekereza n'ibyo tuvugana nyine ukansubiza ukambwira ese nibyo. Ingufu umugore wawe niba asenga, niba se yarabaye umurokore, niba yirirwa kwa pasiteri, ingufu kwa bishop, kwande ingufu bashyira mu madini ntaho zihuriye rimwe na rimwe n'ingufu bashyira mu ngo zabo. Aha nicyo kintu nashaka kuvuga. Aha niho itandukaniro nabonye hano. Abagore b'abazungu ingufu nyinshi bazishyira mu miryango yabo. Abapasiteri benshi, amadini menshi kuva kera rwose yagiye agira icyo kintu cy'ingufu cyo mu bagore kugira ngo bayoboke. Urumva ko umugore iyo yayobotse idini nyine ajyana n'umugabo. Akenshi nuko bigenda. Abagabo benshi burya barokoka kubera ko biba byahereye ku bagore. Naho bihera nyine nizo ngufu, kandi amadini yarabyize nyine amenya ingufu nkeya bagira mu ntekerezo yabo, abariyo bajyamo, abariyo gira gute. Nicyo wabonye njye ndi mu diaspora. Kujya tuza muri Australia twarasenze nyine, kuko ari uko bivuga nyine, uvuga uti
kugira ngo ujye i Burayi, ujye muri Australia, ujye muri Amerika, ujye i Buraya n'iki, nuko pastor agomba kugusengera. Agomba kugusengera kugira ngo ibyo byose bibe. Nuko nari mbizi kandi nuko byabayeho, amasengesho twarayasenze ugasenga ukarokoka kugira ngo ugere i Burayi. Ikindi nanone ugeze i Burayi usanga nanone pasiteri wasize muri Afurika nanone akiberiho kugira ngo ugire ubuzima bw'Iburayi bwo kubaho. Yagusengeye kuza i Burayi. I Burayi uhageze ubuzima buraje. Noneho ugomba kumukurikira wa wundi se cyangwa ugashaka undi ugomba kugusengera kugira ngo ugire ubuzima bw'i Burayi. Ibyo bintu koko niyo mpamvu rero abapasiteri bafite ingufu muri mind yabo, bafite ingufu mu ntekerezo yabo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubu rero ku byo byabaye no kuri online, yejo bundi nari ndyamye ngiye kubyuka numva umuntu madamu telefoni, umuntu ari kuvuga asenga, oh Jesus, oh God, none havuga zatanga karabarashaka karabasha pasiteri ubanza uri muri Ghana se cyangwa muri Nigeria. Izo ngufu z'umuntu aba yashyizemo mu wundi ni ingufu zikomeye cyane. Ni ingufu zikomeye cyane. Iyo mbiganira nyine ndabiganira nyine nko kuganira ibintu bibaho buri munsi, izo ngufu aho zihera bituma yumva ko ibintu byose ari byo, kubera ko iyo mupasiteri nyine ibyo avuga. Abadamu barashize kubera ko ikindi biriya bintu bigisha akenshi uzareba abapasiteri ni iki? Ni abafite ibibazo bihoraho, ni abafite abana barwaye. Iyo uri umubyeyi ufite abana hari urwara, abafite abana bagira ibibazo, abadafite abana badakurikira ku ishuri, abafite abana bagira ibibazo n'ubuyobozi, abafite abana uwabyaye se uwatwise se, abafite ibyo buzima rero duhura n'ubuzima ni ibyo baba basengera. Kubisengera ni iki? Ni mu magambo, ni mu bintu bahoraho. Iyo rero babihoza mu ntekerezo y'umuntu, babiboza mu ntekerezo y'umuntu ufite intege nke akenshi cyane ku bagore, ni ikintu gikomeye cyane. Njye ni ikintu mbona, kuko iyo uzabona umugore rwo mu masengesho, burya ni mento, ni ukurwara burya. Ariko twumva ko ari byo, twumva ko ari ko gukira, twumva ko ari kugira gute, ariko ntabwo ari ku buzima butubwira. Nicyo nshaka kubabwira namwe badamu, si ukubarwanya, si ukurwanya ba pasiteri, si ukurwanya gute, ariko umuntu uhora ugusengera, ahora akubwira ibintu bizakubaho, ibintu bizagira gute, noneho akaza kukubwira ikizatuma bihinduka, ikizatuma bigenda gute. Ntabwo Imana yakoze icyo kintu. Imana ntabwo yaje gushaka umuntu uzahora akubwira ibintu bizakubaho, kandi ibintu bitubaho byose ni bimwe. Ibintu biba ku bantu basenga, ibintu kuba ku bantu badasenga, ibintu biba ku bantu bari muri Afurika, bari i Buraya, bari muri Amerika, bari muri Aziya, bari hehe, ni ibintu bimwe. Yes, hari igihe bidageze igihe kimwe, hari nk'intambara wenda zihora mu bihugu byacu bibamo, ariko ibindi bihugu byose nabwo mbere byabagize experience y'izi ntambara. Ariko ibindi tuvuga by'ubuzima bwa buri munsi, ari ukurya, ari ugushaka akazi, ari ugushaka amafaranga, ari ugushaka umugore, ari ugushaka famiye, ari kubyara, ari ukugira gute, ibyo bintu byose tubicamo mu nzira zimwe. Aha icyo nshaka kubabwira, ikintu gikomeye cyane ni mu ntekerezo. Intekerezo iyo abantu badushyizemo cyane cyane ababyeyi bacu, abadamu bacu, cyane cyane b'Abanyafurika, nimuzamenye ingufu mufite, ingufu mufite, mumenye ko
ubuzima bwanyu bushingiye mu ntekerezo yanyu. Umunsi uzumva ko udakeneye pasiteri agusengera kubera ko ibiri mu ntekerezo yawe, iyo ubishyizemo bikakugirira ingufu, byakugeza ku kintu gikomeye kiguha ingufu no gufashanya, kigukuramo ubwoba. Kuko akenshi inshuti zanjye ni ubwoba burimo, ni ubwoba muterwa n'ibintu by'ubuzima bihoraho, ni ubwoba biterwa nuko umwana yarwaye, nuko umwana yatsinzwe ku ishuri, nuko wenda se ari umwana se yagize inda. Ibyo ni ubuzima, ibyo ni ibintu bibaho, ibyo ni ibintu bidakenewe pasiteri kugira ngo abihagarike. Iyo byabaye biba byabaye, ariko iyo byabaye se bigenda gute? Ingufu nke se zihera he kuri wowe kugira ngo utabasha kubigira gute? Nyumva umwana wawe yari afite imyaka 18 ngo yabyaye yatwite se, aho bikwicirira ni hese? Ni mu ntekerezo, nta handi. Kuko iyo ikintu cyabaye kiba cyabaye. Ikikwica no gutekereza, nicyo abantu bavuga, nicyo abantu baza kugira. Niba wajyaga gusenga pasiteri aravuga iki? Niba wajyaga ku ishuri abarimu baravuga iki? Uyu aravuga iki? Sosiyete iravuga iki? Community iravuga iki? Ibyo nibyo bikwica, kuko icyabaye kiba cyabaye. Hano niyo nshaka kubabwira ingufu zo mu ntekerezo. Uzarebe ikintu cyiza ari n'ikibi iyo cyakubayeho, kiba cyakubayeho, nta kindi wakora. Aha ni ukubigisha kugira ngo tugire ingufu muri twebwe, tugire ingufu z'ikintu kikubayeho, cyaba ari cyiza cyangwa cyaba ari kibi. Ukimenye ko kibayeho, ukimenye ko cyabaye no ku bandi mbere, ukimenye ko kizaba no ku bandi. Gishobora no kukubaho uyu munsi kikongera kikagaruka, hashize imyaka 2, hashize umwaka, hashize imyaka 10. Kuko nuko ubuzima bumeze. Nta kintu kiba ku bantu kindi gishyashya cyari cyaza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibi tubaho ni ibintu bimwe. Ubitekereze n'ibyo tuvuga ni, ariko ubwoba rero, ubwoba amadini yakubwiye ko iyo bagusengeye ari ubwo bitazongera kukubaho. Ntabwo ari byo, namwe murabizi. Ibyo gusengera byose ntabwo ari uko bikemuka. Aho nicyo nshaka kubabwira. Abadasenga nabo ibyo bibabaho ni kimwe, bibabaho bikarangira, rimwe na rimwe ntibyongere kongera kubaho. Ntibagomba ko bajya kwa pasiteri, ntibagomba ko mu gitondo buri gihe karabashaka Jesus Jesus Jesus. Ntabwo babijyaho. Ariko ejo aragenda akarwara nawe, hatigeze abona na pasiteri. Ni kimwe nawe, wirirwa na pasiteri wapfukamye wasenga. Wagenda hari ugasanga ukarwara kimwe na wa wundi usenga n'udasenga. Aha nicyo nshaka kubabwira. Ubwo bwoba dufite, ubwo bwoba duterwa n'amadini, ubwo bwoba duterwa n'abapasiteri. Ariko rero nabyo umenye ko niba ari cyo kibatunga, niba ari cyo kintu kibaha ubuzima, nuko ubuzima bumeze. Ubuzima ni transaction. Ndabizi abadamu mwese murabizi, nta mudamu abenshi bose baba diaspora. Amaturo mutangira kwa abapasiteri ari he, kuva i Burayi ari hehe, ni menshi kugira ngo babeho. Ni transaction nk'iyindi. Sinabuza, niyo mpamvu giye sinyashaka kujya impaka n'umuntu uwo wifitiye ikintu yakoze kimutunze. Niba bayaguhaye, niba bageze gute, ntabwo ari ibibazo tugira byo kujya impaka by'icyo waduhaye, by'icyo umuntu yaguhaye, by'icyo, kuko nta muntu utanga ku ngufu. Batanga bivuye ku mutima wabo, batanga ari ibintu byishimiye, batanga ari ibintu bazi yuko byatumye icyo bageraho ari uko uriya muntu yagize icyo yababwira. Ni mental, n'ubwenge, ni ingufu zo muri mind. Ni ingufu zo muri mind burya kugira ngo umuntu akuremo
amadolari yakoreye ayakoherereze nyine, nuko abazi yuko hari icyo wamubwiye cyiza, hari icyo wamubwiye gishimishije, hari icyo wamubwiye gikomeye kigize gute. Ariko rero nyine nibyo kimutunze nyine. Twese tuba dushaka kurimba no kwambara amakaruvati. Niyo mpamvu ubona abapasiteri b'iki gihe ntabwo bameze nka Yezu wambaraga ya kanzu y'umweru yonyine. Abapasiteri bose nabo bose nyine bize kugira ngo babe smart, kugira ngo bagaragare, kugira ngo babeho nyine nka fashion nk'iz'abandi nyine, bagire nyine investment nyine nk'iz'abandi, bagire imodoka nyine zigaragara nk'abandi, kubera ko is a powerful mind. Ni institution ikomeye, very powerful, tugomba kubaha. Ariko kuko dukuze, kuko dushaka kugira icyo tubivugaho mu byo tubona bya buri munsi, tugomba kubivugaho mu nzira zose, nta kurakara. Bimwe byo gutukana byarahagaze. Nta kwirirwa dutukana kubera ko navuze ibitekerezo byanjye, navuze ibyo mbona, navuze ibimbaho buri munsi. Yes, niba wenda duhuje nawe, niba nawe umugore wawe wirirwa asenga buri munsi se, kandi afite akazi se, agira gute se, buri gihe nibyo, si ikibazo, nta nubwo nkomplayininga, kuko niba uko gusenga ari byo bituma yigira ubuzima bwiza, abona ubuzima bwe ari uko bumeze, ntabwo byose ni kimwe. Indi experience mfite ubu nyine nuko senga ntanasenga ubuzima ari kimwe, ibibazo uhura nabyo ni kimwe. Iyo uri kuri iyi si uhura n'ibyiza n'ibibi, igihe biza ntabwo bimenya, ariko byose ni experience. Turabizi nyine, ariko nyine nibyo, hari igihe nanone izo byose byo gusenga nabyo nyine mu ngo se, muri famiye se, nabyo biteza nanone izindi ngaruka se, utundi tubazo se hagati aho ngaho hose. So byose ni kimwe nyine. Yes, kuko iyo wagize ingorane, iyo wagize gute, icyo njye mbabwira nyine nize namenye nuko intekerezo yawe ari ikomeye. Ikibi n'ikiza cyose kiba muri wowe iyo ubashije kuganira na mind yawe, kuko mind yawe akenshi niyo igufasha kuva mu bibazo, igufasha no kujya mu bibazo. Niyo mpamvu izo mind zose ari uko zimeze. Mind zacu nizo zitubwira uko bimeze. Iyo wahinduye, iyo uyitekerejeho, uvugana nayo kuruta uko pasiteri uko pasiteri yagucaho kugira ngo ajye kukuvugira, ajye kukuvusengera ku Mana sinzi yo hejuru se ya hehe. Ariko wowe ushobora kwivuganira nayo kuri uwo mwanya, ukaba wabonana n'ingufu zigukizamo mu byo byose watekerezagaho. Sawa, murakoze cyane. Uko niko twaganiraga rero, mukomeze namwe muzane ibitekerezo byanyu kugira ngo tuganire, abo duhuje, abo kigiye gute, nta kurakara. Niba madamu wawe ari byo yishimira, ari byo bimubaho, ari byo bituma agira ubuzima bwe bwiza kugira ngo abeho, ntukajye urakara. Niba wumva ko ari kugusenga, agusengera famiye yawe, ntibikajye bibateza ibibazo. Niba wowe nawe bitakurimo nanone, ntabwo bigomba kugira ikibazo, ntabwo bigomba gutuma umuryango ugirana ibibazo. Urabona ko hari ibintu byigeze byinshi kutubaho, niba si nawe muri famiye, niba wabaye umurokore se, niba wahinduye idini se, wabaye umwisilamu se, yabaye umukatolika se, undi yabaye umuprotestant se, hari ababyeyi bangaga abana babo cyangwa se bakagira impaka n'abana babo kubera ko umwana yarongowe n'umuntu badahuje idini, cyangwa se yahuje n'umuntu bagira gute. Niba uri umubyeyi ufite icyo kibazo, bihagarike, ubitekerezeho umwana wawe ari umwana wawe. Niba wanga umwana wawe kuko yagiye mu idindi dini, yarongowe n'umuntu mudahuje idini, warongeye gute, iyo ni intekerezo y'ubutindi. Niba ufite icyo kibazo, uhita ufata telefone umwana wawe, ubwo uvugane n'umwana wawe. Ubuzima ni kimwe nuko niba ari umwana wawe, niba intekerezo ye yamuhaye ikaba yamuhinduye mu byo yakora, mu byo yabona, nta gituma mugomba kwangana. Ntabwo amadini agomba gutanya umuryango.
kuko ubuzima ni bumwe, ubuzima ni bumwe. Yes, kwanga kujya mu bukwe bw'umwana wawe kuko yarongowe umuntu udashaka, ahubwo ni ubutinde mu ntekerezo. Umwana wawe ari umwana wawe, ujye umufasha mu byo yashatse kujyamo, mu byo yatekereza. Amadini ntakadutandukanye, amadini ntagadutere ibibazo hagati mu muryango, kuko ibyo byose ni mu ntekerezo, ni mu ntekerezo yawe, ni mu ntekerezo yawe. Umenye umwana ubyaye iyo yakuze agira izindi ntekerezo ze zishobora kuba zitandukanye n'izawe. Intekerezo zacu ntitwajye zitandukanye, reka intekerezo zacu ziduhuze, tubyemeranye, umenye ko uko bimeze, uko yabitekereje, uko yagize gute, ibyo yagiye gusenga, atasenze, atagize gute, ntibikajye bidutandukanya. Sinshobora kurakara kuko umugore wanjye ari kumva ari gusenga ibyo, niba afite amafaranga yakoreye, niba atuye pasiteri, nta kurakara, nta kubijyamo hagati kugira ngo bijye impaka bigire gute. Iki nicyo nshaka kubabwira, uko niko dukura, uko ni kuba iyo nganira namwe ni inararibonye n'ibintu naciyemo. Ikibazo ufite, telefona, jya kanda kuri website yanjye tuganire. Ikibazo cyose utekereza wavuga, tuvugana mu ntekerezo. Ibyo tuvugana ni amagambo, nta bindi, ni ijambo. Ijambo rirakomeye, ijambo ririca se cyangwa rigakiza. Kwica ntabwo ari ukuvuga ngo uri kwice ngo upfe, ariko rituma uwo munsi wawe uhinduka bitewe n'ikintu makubwiye. Umuntu wawe, umugore wawe, umwana wawe akubwira ijambo rigahindura umunsi wawe. Yes, icyo rero nicyo nshaka kubabwira. Reka tubane nk'abantu, tubane nk'imiryango, tubane nk'inshuti, nk'abavandimwe. Amadini ntakadutanye, imyumvire yawe ntikagutanye n'abavandimwe bawe. Ntibyoroshye, ariko rero turabyiga tukabimenyera. Kurakara bibaho, kugira umujinya bibaho, ariko nyuma iyo uvuganye n'intekerezo yawe usanga atari ngombwa ibintu byose twabishyira hamwe. Sawa, mukomeze rero, mukomeze munkurikire cyane kuri The Rubasha Family Podcast no kuri my channel @N Ndizeye Rubasha. Sawa, mugire umugoroba mwiza. And asante, cheers.